reka nanone dufungure mikoro zacu tubaha ikaze ku bantu dukurikira cyangwa se tunakunda channel icaho ibiganiro bigiye bitandukanye kuri Hussein ukuri. Uyu munsi rero none mu minsi myinshi abana twarabatengushye nanone tugarutse mu biganiro byacu bigiye bitandukanye binyura kuri channel Hussein ukuri. Reka none tubahe ikaze kuri za mbuga zacu zose. Uyu munsi rero tugiye gukora iki? Tugiye kujagajaga imbuga kujagajaga imbuga rero twari duherutse mbere y'irayidi gatoya, ariko ntago twigeze tuza ngo tubagezeho urumva ama update twari tubafitiye. Hari ama draft menshi yagiye azibira cyangwa se hari ibiganiro twagiye dukora, ariko none nitwaza no ngo mu byumve mu buryo bwa YouTube Katels. Niyo mpamvu rero uyu munsi tuje mu kiganiro nanone cyacu ameza y'ibiganiro segment abantu bakunze ari benshi cyane. Bacire mu ncamake rero kugira ngo umuntu ukiza kuri mikoro zacu mumbabarire, umuntu ukiza kuri mikoro zacu aze amenya ikintu kigiye kuvugirwa ahangaha. Uyu munsi rero dufite iki kumeza ibiganiro, tugiye guhera mu matangazo ariko nanone ntago ari menshi, niyo mpamvu tugomba kuza twikomereza mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, ariko reka tubaze dusake za mbuga tujya tugenda turebaho. Rero mu minsi mike twari dufite irayidi, nubwo nabisheje ko nzabagezaho special Idil Fitri. Special Idil Fitri twari kwikora saa 12 nkuko nabibamenyesheje muri documentaire nakoze cyangwa se mu itangazo natanze ya Gakuba mufite w'u Rwanda igihe yaduhaga iretire ivuga ko irayidi ko gatanu, nabisheje ko hazaba kwa kane saa 12 ko tuzadufite special Idil Fitri. Benshi mwari muyitegereje, nababwiye ko nzabazanira abasaza bageze ku myaka 60-70 bakubita amarika, ikiri bitaga nk'amarika. Ariko uyu munsi rero kumeza ibiganiro turahari n'ubundi no kwinigura. Reka turebe ubundi irayidi yagenze ute, byari bimeze gute, umwuka wari wifashe ute. Hussein ukuri nancecetse ntago nari mpari, ariko nanone reka turebe kumva nkoranyambaga se hari iki, kugira ngo mve ko nari ikintu mwiza mucika ngo cyane gusa nanditsagura ku bantu babwiye uko hazaba igikombe ku munsi wa nyuma. Ntago ari byonyine nyine bitagenze neza, hari igikombe twavuga cya Eid Cup, nubwo bwose nyine hari uburyo ki bitigeze bishyirwa mu bikorwa, ariko tuzagenda tureba aho imbogamizi ziri cyangwa se ziri, ndetse wenda turebe niba hari n'ubushobozi wenda bubura, cyane yuko buriya ibyo byose uko twabiteguye cyangwa se twabitekereje kubijyanye n'ubushobozi byo ntabwo byari kuba imbogamizi. Ubwo hari ibindi byinshi, haba umuryango ndetse n'abandi bafite mu nshingano ibyo byose twabwiye, hari ikitaba cyagenze neza. Ariko reka tubanze nkuko twebwiye dusaka imbuga, ariko mbere yuko dusaka izi mbuga rero tugiye kubaha update turi baganireho ku biganiro byacu. Uyu munsi rero dufitiye mu kiganiro hari abantu benshi bigiye kutamwibuka ibi bihe bigiye kubakumbuza. Hari abantu mujya mwumva ikirango kivuga ngo Voice of Africa Kigali FM. Uyu munsi rero ngo dufite uyu munsi tuza kuvuga ku bantu b'ibyamamare, cyane yuko ari segment dufite bameze ibiganiro ko twanababwiye ko tuzabazanira icyo bita joke to the secret. Niyo mpamvu uyu munsi agasaki kacu reka tugapfundura hakiri kare kugira ngo umuntu waje kuri iyi mirongo ataza kutasubira yaho ngaho. Abantu mwamwibuka uwo bitaga Isihaqa muremba kuri Voice of Africa, muza mutera agatebe. Hanyuma n'abantu bibuka icyo gizo studio zirimo bita BIHIBINDI no mu gisatana yakoraga cyangwa igitondo akangura abantu mu kiganiro bitaga byuka kare. Nigeze kubateguza ikiganiro bitabyuka kare, mwese mahita mutangira kuzana ikintu bita amagambo ngo none ngo urabona ngo n'ibiki. Ariko uko tugenda twibaka umunsi ku munsi, ndatekereza yuko studio zacu ibikoresho bigenda byuzura gakeya. Turashimira buri muntu wese ugira uruhare kugira ngo ibiganiro byacu bitazima. Hari umuvandimwe ntago akunda kwivuga, ariko ni byiza ko nanone ushimira umuntu akiriho, yaguze bando zizamara hafi ukwezi zitenyeganyega, bando nyinshi cyane kandi zifite connection zihuta. Ndamushimira nawe. Rero hari abantu benshi rero batabifuza ko ibiganiro byacu byazima, ari nayo mpamvu dushimira buri muntu wese n'uruhare agenda akora. Abasubscribers bari kwiyongera, turaburi 10 kugira ngo tuzuze 500. Urumva 10 bo ni mushaka mite bona bashyiraho umuntu uri kumva ikiganiro atarakoze subscribe, nayo itareba neza itakora subscribe, akore share. Ndetse ibiganiro byacu mujye mubisanga ku mbuga zitandukanye. TikTok twarabonye mwari tabire cyane, video ziriho mugende mujye kureba ziri mu 5000. TikTok nagiye ngera ngo si yanjye.
nagiyeho hariho documentaire ya ni igice gitoya nashyizeho cya Sheikh Ndwamungu Idrissa ndi kuvuga bimwe mu bigwi n'amateka ye ndetse n'ubushongore bwo n'ubukaka byose rero biba biri mu kiganiro ameze biganiro ni segment nyinshi ariko ameze biganiro byo nyine ntakagomba kuvaho kubera ko dufitemo ibintu byinshi cyane rero abo bantu mbabwiyeho rero twigakomozeho ni Sheikh nanone Ndwamungu Idrissa nawe tumuvuzeho ariko hari n'abandi benshi tugenda tuvugaho ariko uyu munsi rero none turaza kuvuga kuri Voice of Africa hari umuntu wakoze link ejo bundi ndaza kureba neza arimo kuvuga ngo Voice of Africa ngo byagenze gute ngo ese hari n'abandi bigeze gukora ikiganiro nyine bavuga ko ngo Voice of Africa ngiri mu marimbukiro ngo itarimo nyine kuvibinga nka mbere hose ariko nanjye nyine nk'umunyamakuru kandi tukaba dufite icyo bita ijisho rirebera buri muntu uwo ari we wese haba hano ndetse no muri societe rusange reka turebe ubundi se koko nibyo ubundi koko Voice of Africa kuko ivuga koko ishobora kuba iri mu radio mu Rwanda ari hasi cyane ko ababisebya n'ababivuga bahera ku kijyanye no kuba nyine haba promotion yayo n'uburyo ibiganiro bikorwamo n'ibindi byinshi cyane bishaka byarasubiye inyuma nanabonera gusuhuza wahoze ari umuyobozi kandi akaba n'umunyamakuru kuri iyo radio umukobwa Aisha impamvu rero mba mvugana none nkanasuhuza abantu baba mama nk'ubu nyine urumva ni ndabyo zimba ngomba kumuha kuko yabaye umunyamakuru mwiza cyane namushimira kubiganira akoraga amakuru n'uyu munsi ndatekereza hari bimwe mu biganiro tugenda twumva byabo bakoze kandi n'uyu munsi birashoboka cyane ko iyo radio ishobora kuba yakongera kugarura abanyamakuru bafite umwimerere ndetse na capacity yo gutangaza amakuru ndetse no gukora ibiganiro byiza bikunzwe kandi ibyo twarabibonye ko nabone mvuze nk'umunyamakuru nta wamwibagirwa bita BIHIBINDI nuhou uyu nguyu rero akaba yara koze kuri iyo radio ariko none twibagiwe aba legend harimo nk'uwo bitaga uyu na n'ubwo ugikora romârio Abdl haba hari nundi tutakwibagirwa banzu baze amane mu kiganiro cyiza yakoraga n'ubwo ntabwo mbizi neza abantu bagikurikira iyo radio cyane urumva byanga bikunda twari twararyohewe cyane nayo makuru n'ibindi biganiro byagendaga bica kuri iyo radio ariko uyu munsi ubwo hari aba predicta ko nyine ishobora kuba atari radio iri kuri standard nka mbere ariko nekereza yuko ibyo ngibyo byose hari igihe nyine ibihe bigenda ibindi bikaza ariko nanone reka rero tuvuge ko turi bwaze ikwizimba mu magambo cyane turaza kuvuga ibi ingenzi twitarukira twigendera ariko mbanze nikoze kuri Twitter kuri X yahindutse nyine ni Twitter yahindutse X akikozeho turebe ko niba hari amakuru yabaherukaho kugira ngo turangire n'inkuru zacu ameze biganiro kugira ngo buri wese ajye banza injire mu kiganiro anamenya update mujye muna baflowinga kuri izi mbuga bakoresha kuko kumenya amakuru ni byiza ukanamenya n'ibyo uvuga ibyari byo ese uba bivanye he ese biba byagenze gute ubu none hanga nibe kurubuga rwa kandebe ndi kujyaho gushaka amakuru ntabona ku rubuga Rwanda Muslim Community ubu none hanga ubundiyo cyangwa tujye dusangira amakuru rero nabyo biba ari ingenzi reka ninyabyeho ndebe inkuru yaba iherukaho hanyuma mitera naheraho ngaho kugira ngo twikomereze n'ibindi biganiro byacu iki cyumweru nubwo bwose biba bitoroshye ko twatugeza amakuru ayo ariyo yose Rwanda Muslim Community rero one day urabona ko inkuru imazeho umunsi umwe ni inkuru ya nyakubahwa perezida wa Repubulika urabona ari inkuru iriho igira iti to Muslim in Rwanda and around the world on the action the ascension of Eid al-Fitr. May this celebration bring peace, happy and blessings to every home, every country and religion, and serve as a reminder of the importance of generosity, unity and shared harmony. Ubwo byanga bikunda humanity reka turebe ikinyarwanda cyiza hano cyahise gikoreshwa kugira ngo turebe iyi nkuru ubundi ese yabwiraga bande ni amagambo yatangaje mu rurimi rw'icyongereza ariko ndatekereza ari nayangaya urumva ari kwifuriza abasilamu irayidi nziza nyakubahwa perezida wa Repubulika
hanyuma ahangaha ari ku mbuga rero inkuru ushobora kuyisanga ku mbuga ya RMC ndabona ni Rwanda Muslim Community ndabona nabo barahise bayifata bakayitaginga niho ndi kuyisoma aka kanya ubwo urumva rero ibi ngibi reka tuhite tubibazanira mu magambo y'ikinyarwanda ubundi ikintu uzaburira ahangaha uzaba ufite ikibazo gikomeye turakora ibishoboka byose tubibazanira mu kinyarwanda se ni ukuri tubibutse ko turaza kubaha update nyinshi ariko tunabaha update y'umuntu y'umunyamakuru mugenzi wacu turimo wari uri hariya muri igororero rya Nsinda tuzaba turi kumwe na mu kiganiro haq.TROUTH akora imyidagaduro akaba yanakoraga amakuru n'ubundi aho muri icyo kigo yagororerwagamo tukaba tuzamwakira vuba mu kiganiro haq.TROUTH tutaza no kubasogongeza iyo twageze street ese bigenda gute duhura na ba bantu nyine batari muri societe nk'iyacu nyine babayeho nyine mu buzima nyine ku buryo ushobora kuba wamubona ukabona nyine wamubarira muri cyangwa ushobora kuba wamubarira mu bintu nyine bigiye bitandukanye nyine ushobora kwamwita izina runaka bitewe nyine n'ahantu umusanze n'ibyo arimo ubwo rero turaza guhura nabo baduhe ku byo baba bahugiyemo kenshi usanga ari n'abahanzi bikunda ibintu by'indirimbo rero ubwo urumva natwe dukora akazi gakomeye cyane aho guha twitwaje ibikoresho twakubitiramo za beat izo beat iyo tuzikubisemo rero bahita bazigenderamo hanyuma bagagenda bakubita bya biririmbo rero impamvu twabazaniye umunsi kumwe zo biganiro twazanira amazina akomeye Isihaqa muremba muramwibuka mu kiganiro Star Forum abantu bazi Voice of Africa kera bahita banzanira ibi biganiro Star Forum cyari kiganiro cyashaka kuri Voice of Africa icyo kiganiro cyakorwaga n'ubita Isihaqa muremba n'abandi ntabwo nibuka neza ariko ubwo byanga bikunda iyo navuze na BIHIBINDI nuhou mu kiganiro byuka kare cyangwa mu gitondo bararyoshyaga cyane yari radio imeze neza hanyuma tukanareba ibindi biganiro byagiye bicaho byatangwa n'abashaka bagiye batandukanye n'inyigisho nyinshi zitandukanye Kajura ndakureba ndi kugusuhuza cyane Kajura urumva nawe yagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo bibe byagenda neza kuri radio n'uyu munsi nyine ikiri gushidikanywa ati se byaba bimeze gute umwimerere wari uwuhe ese byagenze gute hanyuma rero okay ndagira ngo mbanze turebe amagambo ese bisobanura igenda nze nyabashiri mu kinyarwanda nasomye mu cyongereza rega ntago ari ntago riri muri rwacu ariko riri muri rwacu mu kinyarwanda aya magambo rero yatangajwe na His Excellency Paul Kagame kandi tuyashyire mu kinyarwanda hangane kugira ngo nyine twitogezeho ibintu binoze kubera ko iyo utinzemo iyo ninzemo gacyamba mari nuko mba ngira ngo dushyireho akantu kumwimerere wacu mu kinyarwanda kiza gitomoye reka rero tubanze mudukuje akanya gato cyane tumwe ku mazi kugira tugaruke nyine tubahereza ayo magambo ameze neza mu kinyarwanda nimuvaneho imikoro zanyu ngo muzifunge cyangwa mufunge amatelefone yanyu cyangwa se n'ahandi waba uri kurebera ikiganiro haro hose kaza tuyashyire mu kinyarwanda turebe ko biri bwatworohera ariko nanone amagambo reka turebe ariko nanone mbere yuko mutararambirwa nshatse nabashyiremo akaririmbo hanyuma ikiganiro twakoze muri haq.TROUTH reka mpite mvanga mu gihe nyiri kushakishaga imbuga ndeba ya magambo nyine kugira ngo tuyashyire mu kinyarwanda n'amagambo y'icyongereza His Excellency yanditse yifuriza abisilamu irayidi urumva ndashaka kuyashyira mu kinyarwanda kugira ngo abantu bakurikira channel zacu akenshi tutubwira abanyarwanda kugira ngo baze kubisobanukirwa neza kandi bakubise ka karirimbo hahandi muri haq.TROUTH twe twageze urumva dufite ikiganiro twabakumbuje bita
Star Forum cyacaga kuri Voice of Africa uyu munsi ntabwo kigihari ariko uyu munsi natwe twakoze ibishoboka byose kugira ngo ya segment menshi mujye muzi tujye tuyabazana kumeza biganiro tuyaganiraho nta nibikaze cyane ubundi tujye dukomeza twinjoyinge iyi si yacu kandi umunsi twayivuyeho nyine ntabwo tuzayigarukaho reka tujye dusiga ibyo bazatwibukiraho hanyuma reka dushyiremo ya Drop to the Street ubundi igeze ku mihanda bimeze bite hanyuma aya majwi rwagende wumvamo na amajwi nyine y'abantu zatwasanze ku mihanda reka mbe basigiyemo akaririmbo mukumva mbe ndi gushaka ikinyarwanda cya ya makuru tugende dukingurire dukure ku cyapa tangiza DJ tugende ukuntu gitangira muri Drop to the Street kana no tujye kwisomera ya magambo yabizi ko nta rungo muri bwagire studio sawa kubera iki struggling every day tag life is insane tiziciraho zo zibona narakotoye mutima wanjye njyana munyereka icyo gukora live the shit nigga live the shit umwijima nicura burindi amaniga tigitare imbere hariya twigiye kurwara buri wese n'umwijima w'abakungu ibyo bizashira underground turi mu kibaya cy'amaganya mu ndinda basama myaka ikindaye mu ndinda w'abakungu badatinya no kurya injereri kuri dance nziriganira imbigiye kuribura benshi rest in peace kubemera rap ibyo tukabikora kubw'ikiniga mwitwitira nyamba mudushyire mu gatebo k'abasebanya underground turakora nitugokora dutanga amaboko yacu n'inkokora turabaziranenge kuko nitugira inenge kuko Nyagasani yavuze ngo uzakomanga izakingura turakomanze man dukingurire dukure ku cyapa izuba menye kagahanga ukurubutura ahangaha ikiganiro ndaza kubashyiramo utu tuntu twose mu minota iri bwaze dufite umwanya mwiza ariko twabasogongeza kugira ngo kubize ibiganiro murebe twari dufite iki ariko reka tubaze no twagezeho Kinyarwanda ntabwo mba nabyibagiwe hano mba ngira ngo dusangire amakuru kandi mu rurimi twese twumva ndaje nzi noneho mbahe ikinyarwanda cy'aya magambo yagarutsweho na His Excellence Paul Kagame yifuriza abisilamu muri rusange Eid nziza nubwo rero twayavuze mu cyongereza ariko icyongereza cyacu usanga rimwe na rimwe atari ibintu bigeze gute atari ibintu bimeze neza kuruta ikinyarwanda nayo mpamvu rero inje kugira ngo turebere hamwe ese aya magambo asobanuye iki cyane yuko tugiye kuyarebera hamwe mu kinyarwanda tunareba ese ku zindi mbuga nkoranyambaga byifashe gute ariko nanone kurambirwa niko kabi reka turebe aya magambo mu kinyarwanda ubundi se asobanuye iki asobanuye iki mu kinyarwanda Kinyarwanda ariko ntabwo binagoye cyane reka tuyarambure nk'uko twe twabivuze rero twabanje kubasogongeza kugira ngo aya magambo tuze kuyavuga mubanje kumva ibyo twabikiye muri Drop to the Street banatangiye no gusekamo Drop to the Street ikiganiro kiba cyahujwe nyine ku bufatanye nyine n'inshuti z'ibiganiro bya Hussein ukuri nyine inshuti zacu muzi ku kiganiro baragenda baradusaba muri comment cyangwa bagacindi box WhatsApp bakatubwira ese byagenda gute kugira ngo natwe dukorane hanyuma tukajyana ibikoresho ku studio n'ubwo studio zacu zikiri nto ariko tugenda twagwa ka tureba basomere ya message tunayivaho tujya mu nsanganyamatsiko zacu zigiye zitandukanye iyi message ya Perezida Paul Kagame isobanura iti Eid Mubarak mu bayisilamu bari mu Rwanda no ku isi hose ku munsi mukuru wa Eid al-Fitr nifurije ko uyu munsi mukuru uzana amahoro ibyiringiro ndetse n'imigisha muri buri rugo ndetse na buri gihugu n'akarere kose kandi ukaba urwibutso rw'akamaro ko gutanga ubumwe n'ubumuntu dusangiye mu magambo magufi ngarifuza abayisilamu umunsi mwiza wa Eid al-Fitr anabasabira amahoro n'imigisha anabutsa abantu bose akamaro k'ubufatanye n'ubumuntu His Excellence rero yifurije abisilamu muri rusange no muri Afurika ndetse n'ubufatanye mu kugira ngo bagere ku iterambere
rirambye. Hanyuma rero ikiganiro cyacu Joke to the Street reka mbanze nisuhurize abantu uyu munsi badukurikira ibiganiro byacu, ariko abo bantu none tubasuhuze mu izina rusange kugira ngo taza kurondogora buri muntu ari we wese. Gusa ikiganiro ni kigufiya, gusa tubifurije buri muntu wese umunsi mwiza w'irayidi ukurikira ibiganiro byacu ndetse akanasharinga ibiganiro byacu. Rero n'utaraza agomba kuza tukajya tubana ibiganiro byacu bya buri munsi. Ari niyo mpamvu rero imbuga se twazijagajazira kugira ngo tusubire mu bindi. Tujye turebe ibundi ku rubuga se dusigaje n'uruhe. Turebe ku rubuga rwa Sheikh Nyakubahwa Sindayigaya Musa, akenshi buriya naho haba hari inkuru yatangajweho. Nibutsa abantu ko turi kuri Twitter, ariko rero mushaka no kudufurenga natwe mwadukora follow kuri Twitter yahindutse X, hanyuma mukajya no kuri Instagram mukatwandikira mukatubaza amakuru na habari, mukaza no ku mbuga zose zitandukanye dukoresha. TikTok yo twamajije kugafatayo, mujye kureba aba followers barenga 1000 mu minsi mike cyane. Aba views ni wabara, twamajije kurundanya abantu badushyigikira tubashyira muri community imwe ya TikTok. Hanyuma rero Mufti of Rwanda nawe yifurije abantu irayidi, niho twari tugeze. Mufti of Rwanda anga rero ni Sheikh Sindayigaya Musa. Hangaha nawe ushobora kumufollowinga kuri YouTube channel ye, nayo itagikora neza, ariko twabarangira izindi mbuga zikora movement cyane kandi imbuga z'abasirimu nk'urubuga rwa X. Hangaha nawe rero ni Sindayigaya @Sindayigaya Musa, ukahita umufollowinga kuri X. Rero nanone hari ubutumwa nawe yageneye abayisilamu. Mufti of Rwanda and the head of the Rwanda Muslim Community, President of the King Mohammed Isihaqa. Iyi nkuru twarayibagejejeho imaze iminsi, inkuru imaze iminsi cyokora ku munsi umwe ndabona kuri Rwanda Muslim Community hariyo inkuru imaze umunsi umwe. Rwanda Muslim Community expresses its deep gratitude to His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, for his remarkable leadership that has united Rwandans and freed religious freedom. We celebrate a peaceful and joyous Eid al-Fitr with prayers held across the iyi nkuru nayo biradusaba kuza tuyizana kugira ngo tibasome mu Kinyarwanda. Ni inkuru nayo ya postinzwe na RMC mu muryango mu Rwanda. Ni nayo turi bwasorezeho abantu badashaka kwantu nyine badashaka gukomeza dureba iby'imbuga zibitse. Reka tuze tukore icyo bita kujya ku zindi segment twabateguriye, hanyuma ariko turebe aya magambo yatangajwe n'ibiro by'umukuru w'abayisilamu mu Rwanda. Mufti w'u Rwanda, reka turebe yari avuga kuki. Aya magambo tuje kuyaha Ikinyarwanda cyayo. Hanyuma turebe ese bo banditse nguki kuri account yabo ya X. Dore ibisobanuro by'iyo nyandiko mu Kinyarwanda kugira ngo tuze turebera hamwe noneho ku meza biganiro tubafitiye iki, tunarambura amakuru twabahaye. Reka turebe rero ibisobanuro by'amagambo. Umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda ugaragaza ishimwe ryimbitse kuri nyakubahwa Paul Kagame, President. Bakoze relaction nyine kugira ngo basubize umukuru w'igihugu, hanyuma basubiza bagira ati Repubulika y'u Rwanda kubera ubuyobozi bwe bwiza. Reka duhere hambere hejuru. Nyakubahwa Paul Kagame, President wa Repubulika y'u Rwanda kubera ubuyobozi bwe bwiza bwahuje abanyarwanda kandi
bugashyigikira ubwisanzure mu by'idini. Twizihije Idil al-Fitr mu mahoro n'ibyishimo, amasengesho akorerwa hirya no hino mu gihugu ndetse mu mwuka w'ubwisanzure n'ubwumvikane. Turashimira kandi byimazeyo ubutumwa bwiza bwifurijwe kuri uyu munsi wihariye, dusaba Allah kubaha imigisha no guha igihugu cyacu dukunda amahoro arambye n'iterambere rirambye. Mufti of Rwanda. Ubwo rero ibi ngibi byose ni ukujya tubicemo nyine tubapodetinge uko irayidi byari byifashe. Nge ntabwo nari mpari nkuko nibasobanuriye, ni ibibazo byinshi umuntu ashobora kuba yagira kugira ngo abe atanoza akazi kariko nkuko twababwiye muri segment zigiye zitandukanye tugiye kubategurira. Bidusaba ibikoresho nyine no kuyapodetinga neza kugira ngo tujye tubaha icyo bita umwimerere mu biganiro dukora. Hanyuma noneho tugiye kujya muri ya meza y'ibiganiro tubazanireho ku meza yacu banizana intyoza bazantararibonye. Ese murabibumana Hasani ibyo ni Hasani burya ryitwa umuntu umwe nakanda, ariko mwana bigaragaje kuri TikTok cyane cyane mwadushimishije zira views na hari igihe ndi kugira ngo sizange kubera ko abantu mwatwetse ko rwose mukunda ibiganiro dukora ndetse mukunda ibiganiro byacu, ariko cyane cyane kuri TikTok none nabonye ko mwatangiye gukora cyane kandi turabashimira cyane. Reka rero Joke to the Secret none utangiye kutubakumbuza bya bihe bya kera mwajyaga mwumva nyine ngo ikiganiro Story for Love, mukumva icyo bitaga Sunday night cyaba Ali Sudi saliyuti bitamuhani ni saliyuti indabyo ze nawe arazikwiye. Uyu munsi nawe ashobora kuba atagikora ibiganiro by'umwimerere nk'ibyo yakoraga ubundi ajya gukora inkuru za showbiz. Rero uyu munsi isigarajemo nyine inkuru za 2026 nyine nta nkuru nyine ishishikaje umuntu acyumva muri showbiz. Rero uyu munsi reka natwe tugiye muri bya bindi abantu bajya bibazaho, icyo bita ibyo kwibazwaho. Ese ubundi Joke to the Secret yo ije ari iyihe segment? Joke to the Secret reka tutumvishe iminota myinshi cyane y'abahungu twasanze kwirigara, aho twakwita nko kwirigara niho babibereye. Akenshi usanga babicariye nta kintu bari gukora, ariko ngo baba bafite inzozi zo kuba abahanzi. Nkuko rero twayivuze twege nta muntu duheza, ntago tujya tuza cyo bita nepotism icyene wabo. Reka dukubitemo uko twabasanze ku mihanda ngo bimeze bite. Twitwaje ikoranabuhanga rihagije, ibyuma byacu naho twabyibagiwe kandi ibikoresho biba byestaye neza cyane. Reka twakubitiremo rero ikiganiro twafashe ndetse n'abasore n'urubyiruko abagenzi twabafashije mu buryo bushoboka bwose kugira ngo tuba backing ibikorwa byabo bigende byagenda neza, ndetse tuzanababwira imbuga mwagenda munabasangaho zigiye zitandukanye, haba TikTok ndetse na Instagram ndetse n'izindi mbuga zose bazagenda bashyira ibikorwa byabo, ibihangano byabo mujye mubikunda mubikurikire. Hanyuma rero reka tubashyiremo ikiganiro twakonye kirambuye muri Joke to the Secret. Struggling every day, dark life is inside. Inshuti zinshiraho zo zibona narakotoye, mutima wanjye njyana munyereke icyo gukora. Leave the shit nigga, leave the shit. Umwijima ni icuraburindi, amaniga tigitare imbere hariya, rwigiye kurwa buri wese n'umwishito w'abakungu. Ibyo bizashira underground turi mu kibaya cy'amaganya, mu ndinda basama nakayika indayi, mu ndinda abakungu badatinya no kurya injereri. Prudence inziriganira imbigiye kuribura benshi. Rest in peace kubemera rap, ibyo tukabikora kubw'ikiniga. Mwitwitiranya ngo mudushyire mu gatebo k'abasebanya. Underground turakora nidukokora, dutanga amaboko yacu n'inkokora. Turabasiranenge kuko nitugira inenge. Wibuke ko Nyagasani yavuze ngo uzakomanga izakingura. Turakomanze man, dukingurire dukure ku cyapa izuba rimena imbwa gahanga. Ukurugutura amatwi y'abanyarwanda, wumve rap nyarwanda pana rap ya kinyamerika. Batazi ikisobanuye bityo buri wese asobanukirwe ha niga cye. Makveri like reka bahibirongo nk'umuntu ufite ubunararibonye muri ririgara. Nibona ko ubuzima ari uruziga, waba wihemo kanyuma bizakugaruka. Wowe ufite ubona hasi nkubare naha, gerageza uhinduka isi itararimbuka. Haha hari abashaka amagana bagapusha amagara, hari n'abapfimiya bagapfa igasigara. Yego soto zicamo nyuma bikanarangira, nshuti zikagaruka kuko bakunda abakize. Iyo ukize baraza mu byago ukababura, mu byishimo bakuzura. Bene abo
ngo nitwuzura Makaveri ndanzura Chelsea tarandura twari disitenge duhuje amasirenge nimba ku mutima nayimondagura gusa data namanye kandi nibyo yamanye biribwa naba ntamenye dirikisi nakungwa na busiri abankunda zinaro zinasumbye mu bazihara bavuga ko ndi umusazi ariko bafite bisi ndetse n'igitoki umugome mutanga ubuvuzi utangiye kuvugira vuba gukundishwe n'intoki kuzanda bakuba ngo n'igitutsi lino life is ni danger nabiyotse kuva kera buri numva n'imvano kira nazengurutse ahantu henshi ku isi mbadiza bifu z'ubuzima nasaza muri sitaragombe cyane birambabaza iyo mbona abakungu bapfusha imipurizo ubusa abakene baburara cyapa senturarera kira ndi muto gusa ndacyakura ngeze nganze cyitwa ubuzima special guys njye n'amanika yanjye turashaka life dutambuka tugendana bagenda badufotora timba twasiritse tugiye kugahiga ubuzima ni danger nawe uzabyimenyera hapa ninafika na jua maisha nigaye jua naisha come on cyarango twahazi baba bazatukumbura ntakikora baka tunyura street ngo rukuba lasta birengagije kuba twisimbata tuva mu gicaka ngo dora bataka tudeni kuvala nka sasa kabaka nk'abatama ibiguruka ni enzo na trick bafite imitaka iyo lino utahemukira mugenzi wawe ngo umuryo umuzigo ukaruhukira bodagati imbere y'umuryango watsinda in the fucking prison please abemera rap muri he turi hangaha turaje competition turahari duciye imbere yanyu mwese abo twakoreye amakosa ababyeyi bacu aho muri mwumve ngo dusabye imbabazi nicyo gihe twisubireho dukora ibintu bizima dukorwa ibikorwa bizima ku cyumweru ni kuri church ntibisanzwe dutambare street twemye nta deni hirya hino dutambara maka ubaba saruzi niba mutaruzi si umugani cyangwa se amahamba wowe fanya kazi ni kazi maisha ni hatari eyo baby dance twikaraga dukeshe kugeza rikeye icyo kunywa baguhe baby ngenda pesa kwereka icyo dufitiye batse nazo baguhe icyo kunywa baguhe baby ngenda pesa towori imihanda yose ni powa hirya hino baratuzi reka dutambare dukore uyu mwaka ni ukubyuka kare iyo ntambaye street giye guhiga mba nemye mba navutse niragiza Allah mushimira ko naramutse ntambara street n'abahungu ngenda mbabwira ati ni gute tuba dusharinga ibyo dufite Imana ikaduha umugisha ababyeyi turabubaha batavuka badusabira imigisha cyane ko tugira neza kudusozi tubasunikira akaruginiga sinagucaho ufite igare ry'ibitoki nkoraho hejuru wa madese nkakubwira ngenda niba unywa n'ifaru zisumbe n'ubufasha nari nguhaye nkikomereza ngiye kureba Karisti ngasanga yagiye kwa Karori yagiye kumusura yari y'ugwagwa rw'umushyuhira bagiye kuba bisomera ibyara akazi ngashiduka ari ukunywa nambara street n'abahungu twemye duvuga ati naribi hirya hino tuvuga ati ni power hose tugerayo na migu nta bintu by'ibinyabiziga tutunze twitamburira gake twigira ibiceri kugira ngo tubeho tondo nukubyuka ngahuza n'abajeni maniga ngakaye ubundi nkicumukira mawudu niga ngujye batuvuga sikuri eyo iyi ni story isekeje twayifatiye mu irigara iryo rigara ryari ririmo abantu bameze nka gusa iyo wabivugaga bagusamiraga hejuru ati iryo ntago ari rigara iyo bavugaga irigara bose baravugaga ngo iryo si rigara manager of the ghetto uwo nguwo wakoreye indirimbo mu kavumu ikagenda igasakara imisozi iyo yose wabifashe blague gusa reka mbakubite micro King Linosi we ntago yigeze ahwema kuvuga kuri iyi beat yayishwanyaguje ataranayomva King amaniga ajya gucika rap muzika gucika mimarinza zigusa tugapowa iminsi itanu igashira amaniga agasepera ibiri tukagaruka gucika byo ntibishira mfite ibituringi everyday umuhanda nta gucika intege tuba
twiragiza uwiteka amavi yacu yarakobotse nubwo ari n'ikiyede cyase batwita baryaka ariho n'inoti z'ubukarani turazicakira kwishaza rimwe rikaze abenshi tubasekera tubabaye twiragiza uwiteka ba G-Sunning n'abariya nabo tubaha n'amapisi yambaza na bombo nabo nta n'igicwe nka namuteranenge z'uko nta mwana utunga ibiceri akabafasha ibiceri mbonye impamvu indengera n'icyaba gihara ahita gicakira nabi ninde afata igiceri nafata igiceri uyu niwo munsi wiwe yaramutse atazi ngo nigute yitambarira ahura na dadi batembereye bagiye ku mazi hano twibereye i Rubavu twese hotari twabonye muri Tour du Rwanda ibikora barakoze kwamamaza ari amashusho ni power batweretse kanopi higiye muri Nyungwe turatembereza amaso turavuga ati niko Rwanda rwacu rwubatse rw'imisozi igihumbi higiye baratuzi kugera n'imahanga uzaze badusure tubereke ibyo dufite ibintu byinshi byiza abana mu bicuba by'amata struggling every day that life is insane inshuti zinshiraho zo zibona narakotoye mutima wanjye njyana munyereke icyo gukora live the shit nigga live the shit umwijima ni icuraburindi amaniga tigitare imbere hariya urwikeko rwa buri wese n'umwishito w'abakungu ibyo bizashira underground turi mu kibaya cy'amaganya mu ndinda basama n'akayi k'indaya mu ndinda abakungu badatinya no kurya injereri dance inzira iganira igiye kurimbura benshi rest in peace kubemera rap ibyo tukabikora kubw'ikiniga nitwitiranya ngo mudushyire mu gatebo k'abasebanya underground turakora nidukokora dutanga amaboko yacu n'inkokora turabasiranenge kuko nitugira inenge wibuke ko Nyagasani yavuze ngo uzakomanga izakingura turakomanze man dukingurire dukure ku cyapa izuba rimena imbwa agahanga ukurugutura amatwi y'abanyarwanda bumve rap nyarwanda pana rap ya kinyamerika batazi ikisobanuye bityo buri wese asobanukirwe inga cye ntabona amayirasi ibyo naremewe no ubu nibwo nyibona ko ubuzima ari uruziga waba uhihemuka nyuma bizakugaruka wowe ufite ubona hasi nk'ubare naha gerageza uhinduke isi itararimbuka hari abashaka amagana bagapusha amagara hari n'abapfimiya bagapfa igasigara yego soto zicamo nyuma bikanarangira inshuti zikagaruka kuko bakunda abakize iyo ukize baraza mu byago ukababura mu byishimo bakuzura bene abo nitwuzura makavera indanzura Chelsea tarandura twari disitenge duhuje amasirenge nimba ku mutima nayo imondagura gusa data namanye kandi n'ibyo yamanye biribwa n'aba ntamenye today n'ibisazi narose nasumbye mu bazihara bavuga ko ndi umusazi ariko wafata pisi ndetse n'igitoki umugome n'utanga uburozi umukire n'utanga ikofi biravuga kuko nishwe n'imugi gusanda bapuwa ngo mbone igitutsi kikilino life is ni danger nabiyotse kuva kera mbe burira imva n'imvano kira nazengurutse ahantu henshi ku isi mbadiza beef z'ubuzima nasanze muri sitaragombe cyane birambabaza iyo mbona abakungu bapfusha imeporiza ubusaba cyene baburara cyapa senturarera kira ndi muto gusa ndacyakura ngeza nganze cyitwa ubuzima special guys nge n'amaniga yanjye turashaka life dutambuka tugendana bagenda badufotora timba twaziritse tugiye ku gahigo ubuzima ni danger nawe uzabyimenyera hapa ni nafika na juwa mayisha nigaye juwa naisha come on iyo rero ni Joke to the Truth ikiganiro gishyashya tubakurikira aho muba mwibereye hose igihe mwakoze relaxation mujye muri comment mujye mutwandikira ese mwebwe muri hehe mutuye hehe tuze tubasure hanyuma kuri Joke to the Truth twitwaje ibikoresho byose tugiye kuyatugezaho rero ibiganiro nk'ibi ngibi ikiganiro twise Joke to the Truth twabarobeshaga kugira ngo wanza mwumve segment yacu nshyashya mu meze ibiganiro rero nkuko twabigarutseho twaje turi kuvuga ko hari umwimerere wa radio yasakazaga amajwi hano mu Rwanda ijwi rya Afrika nyine iyo twumvishije ijwi rya Afrika nyine ni Voice of Africa iryo jwi rero ryarasakaye cyane rero abantu batumye risakara twari turi kubibuka cyane tunabaha yambo
imbere yanjye rero dufite amafoto atatu hano kuri mikoro urabona ko ari Gakuba Romârio Abdl impande ye hari Isihaqa muremba hafi ye nanone ku ruhande rw'iburyo niko bavugaga naho hakaba hari uwo twita BIHIBINDI nuhou. Aba rero bakaba ari abantu baje muri iyi radio bakaba barabikozemo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Rero uyu munsi natwe komeza ibiganiro twazanyemo haq.TROUTH zimaje kuba segment zimajije kuba nyinshi cyane. Rero ubwo urumva dusembaraga kandi bikanadusaba umwanya, iyo mpamvu rero ibyo biganiro bikugenda byisukiramo izagaragara nyuma uko bizagenda bigaragazwa. Rero uyu munsi ikiganiro cyacu none reka tuvuge ko tugisubikiye hanga kugira ngo n'ubutaha tuzaze noneho dufite ijwi ndetse na gahunda ndende ikomeye, ariko tubifurize irayidi nziza omushanti.